ndabashuhuje inshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka byagushobokera ugahindura ubw'abandi niyo utagira icyo utanga inama ibitekerezo ndetse ukagira n'uruhare mu guhindura itorero igihugu na societe yawe ariko cyane cyane bigahera mu rugo. Wambwira utese ko genda umwana nabigenza gute? Umwana afite inshingano n'umugore akagira inshingano n'umugabo akagira inshingano. Muratwihanganira kuko uyu munsi nuko byagenze bari impamvu nyinshi zabiteye ariko bikuri turabakunda kandi duhora tubanezererwa iminsi yacu yose yo kubaho tubabwira ngo ubumwe bw'abera si idini si itorero nta nubwo ryenda kuba ryo ntateze no kuzaba ryo ahubwo buri muntu wese mu itorero arimo abe uwejejwe muri ryo kugira ngo aboneke imigambi myiza y'Imana kandi ikomeye ku buzima bwacu. Kugira ngo dusenge Imana dutangire ngira ibintu mbabwira bikomeye mu buzima bwa minsi yose. Rimwe najyaga mundeba yego ndimo kuri kamera uyu munsi ntibiza gukunda muraza kumbona gusa mwumva ijwi ariko bizagenda neza murakoze cyane. Turashuhuje abavandimwe mwese mu Rwanda amahanga atandukanye ndetse n'abavandimwe bacu b'abarundi barimo bagira ibyago masoko agashya abantu bagahomba abantu bakabura icyo bakoze turabazirikana cyane cyane duhereye kuri Liliane n'abandi tutuza amazina mwese mukomere kandi ndibwira ko hahiye ibyo mwakuye ku mugisha ariko ntago hahiye umugisha wanyu. Still umugisha uracyahari nubwo ibyeze ku mugisha byamaze gushya ariko urukundo rw'Imana ruracyari kumwe nawe kandi Imana izakugirira neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira cyane abenshi bikundira inzozi nibyo nabyo ntacyo byaba bitwaye ariko mujye mumenya n'ibindi bitekerezo bikwiriye kumenywa ko umuntu akwiye kubaho. Nge rero nk'umuntu ntabwo nitwe nararibonye nta nubwo ndi ni inzu y'ibitabo nk'uko Jera bivuga cyangwa n'abandi ndi umuntu uciye bugufi nanjye urindira ko Imana yangirira neza. Ahangaha ndashaka gutanga ibitekerezo bitandukanye mu minota mike mfite kugira ngo nibura nawe ugire ikintu ugeraho cyagufasha muri buno buzima bwa minsi yose tugenda tubamo. Murakoze urumbahaye ikaze mutanyerera mbahaye ikaze hano baherereye hafi yo ngiyo mu Burundi hiryo kure za Mushiha ndetse n'abatuye hafi aho ngaho za Mugera nabo turabashuhuje Karuzi mukomere abandi mutera imbere mwese nimucogore nimucika intege bantu bakukinama turabakomeje ndetse n'abari bose hariya muri quartier mu mujyi nabo quartier ville nabo turabasuhuje. Reka tubabwire ngo rohero ya mbere rohero ya kabiri turabaramukije mwese ukomera no kuri Barundi kazi Imana iri kumwe namwe kandi Imana izahora ibagirira neza. Turasuhuza ishengero ryitwa Repentance naryo riri hariya riboneka hariya mu rusengero rwa hariya hafi aho ngaho kwijabe naho bimukiye Imana ibaho umugisha. Turasuhuza abaporoso bo mu Ruziba Imana ibahe umugisha mwinshi cyane korari yaho y'urwaruka n'abandi bakorera Imana mu buryo bwiza. Ntabwo nabura kubasuhuza ndasuhuza itorero none ryiza cyane nkunda New Jerusalem muri Shumbwe na mu Rusiya mwese muhabwe umugisha n'Imana muri quartier asiatique ndahibuka neza. Dukumbuye Cafe Ruguruma naho bamibuka ndahazi hose. Reka mbwire ngo abarundi n'abarundikazi abadukurikira abadukunda bo ntavuze mu mazina ntimundebe nabi suko ntazi Cyarama ndahazi naho ndahabona Jumbura ndahakunda cyane nkunda amazi yaho nkunda abantu baho nkunda ukuntu muganira nkunda ukuntu muri civilize nkunda ukuntu mukunda Imana nkunda n'ukuntu ibintu mu byoroshya no stress nicyo kintu cya mbere mujya mwigirira. So muhabwe umugisha n'Imana muri byose. Nibuka abanyarwanda bene data bo muherereye abumva ikinyarwanda bose n'abashaka gukurikira umwe bw'abera ministries nagira ngo munyegere mwumve iri jambo ry'umusaza. Icya mbere ukwiye kumenya ese umuntu bigaragaza ko umutwe we udateze kuzahinduka mu bitekerezo mu mikorere ukabona araho ikintu cya mbere kimuranga ni iki? Buriya muri ubu buzima turimo dushingiye ku bahanga bagiye babyandika burya hari igihe uvuga ngo nzagerageza buriya nubona umuntu yananiwe na kanaka kunyana kanaka kamunanira ntuzumve ko uri intwari yo kumuhindura ukeretse Yesu wenyine cyane ko muri we ntaba yumva ko hari amakosa. Tugira abantu batajya bemera amakosa wanayamubwira akayagushyiraho yose uko yakabaye. Rero icya mbere umuntu numubonaho kutagirwa inama
kutagirwa inama, kudahugurika, kutigishwa, wamubwira ukabona arabizi arabyumva, wamubwira ukumva data ntashobore. Umuntu udahugurika, utumva inama, udakosoreka, kwibwira ko uzamubasha byazakugora. Uwo aracyari kure, mu mutwe we ntihenda gukura vuba nk'uko ubyibwira. Rwose aho hantu ugomba kuhatekereza. Umuntu nk'uwo udashaka guhinduka aba afite uburwayi, kimwe n'uko ashobora kuba anakuze. Wariya njya nibaza ngo abantu bose bashisha akanguhe ni abanyabwenge. Hoya, n'ibigoryi birakura, n'ibisambo birakura, n'abarozi barakura. So rero ntukajya uvuga ngo kuri umuntu ashesha akanguhe ngo reka mwumve. Ikintu cya mbere, umuntu utagirwa inama, udakosoreka, udahugurika, uwo ntabwo mwagendana, ntabwo mwanakorana. Mu mutwe we aracyifitemo ibibazo, ntashaka kuvuga uko byitwa, ntarakura. Mu yandi magambo, ntanateze gukura, ntanateze kubyumva. Ko twe ikintu kitubeshaho buri gihe ni ukumva inama, kumva ibitekerezo, kumva imigambi, kumva uko umuntu akubwira, kuko muri iyi si ntabwo turabere, turi abantu basanzwe. So rero umuntu udahugurika, utagirwa inama, utavuga ngo ntakumve, ari umwana wawe, ari umugore wawe, ari umugabo wawe, ari umuvandimwe, ari inshuti, menya ngo warahombye, umeze nk'uwikoreye ikibindi, wagera kwiribuka kimena. Kubera iki? Adashaka guhugurika. Icyo kintu rwose ntabwo ari cyo, ni icyambere nkubwiye. Umuntu udahugurika yica ibintu byinshi mu kubaho kwa muntu, akangiza byinshi. Ndakubwiza ukuri, kuko muri we aba yumva afite inama. Icya kabiri, umuntu utaruzura mu mutwe, mbega ubona ko agifite ibibazo byinshi agendana. Kandi bano bantu mvuga, ashobora kuba ari umukristo, ashobora kuba ari umudasenga, ashobora kuba ari umugabo cyangwa umugore cyangwa umwana, cyangwa se n'abandi mu bana. Ibi ni ibimenyetso ugomba kureba ugahina akarenge, ntupfe kwirukanka. Icya mbere, tubonye umuntu utagirwa inama, udahugurika, udakosorwa. Yewe wamubwira uti iki si cyo, ati ndabizi, wamubwira uti ndabizi, cyangwa ahubwo ngo njye mwo murangora, ngo muramarasinga, munesha umutwe, ndabiyamye. Icya kabiri, ni umuntu wikunda. Nanjye kwikunda ndikunda, ariko uburyo mbivugamo uraza kubyumva. Ni umuntu wumva utwa abandi twazi we, ariko utwe ntaturekure. Muri make ni intanyurwa. Mu yandi magambo, uwo muntu numubona mu kabana, uzitegure ko namara kumaraho ibintu nawe azakujyana. Abo bantu barahari, bikunda, bishyira imbere. Turimo turavuga abantu bafite mu bwonko butagenda neza, butateze no kugenda neza, udakwiye kuvunika mu mutwe. N'umuntu aba afite kwikunda, mvuga safisha, afite abakeneye kwakira iby'abandi, bivuye ku bandi, utwo akadusevinga, akadushyiraho, akumva kibura. Nicyo nabonye umuntu ashobora kujya mu bitaro agahita postinga ifoto kugira ngo abantu bamurebe ko yarembye, bagire ikintu bakora. Ubwo bwose n'utuntu twinshi ugasanga umuntu we muri gihe urasorora, niko bagita mu Kirundi, ntabwo dusorora inzoga. Harimo ngiye gusorora agafanta, neje gusorora agafanta, ejo musangiye akayi. Ngira ngo abanyarwanda akayi ntibakumva, ariko abarundi murabizi ko mubyita ngo tujye kunywa akayi sha. Aho rero nanga murabizi, mukagenda mukanywa akayi, yenda mwagiye kwanywera kwa Siyoni hajya hafi y'amazi, mugaburira ya mafi, ugasanga lundi, mardi, mercredi, jeudi, every day uyu muntu ahora kugira ngo impa. Nukomeza kumuha uko wiboneye, ntuzarenganye Imana ngo urahomba, kuko uwo muntu ntagateze gukura mu mutwe, ntanateze gukura mu bitekerezo, kuko arikunda cyane ku rwego rwo hejuru, kandi agakunda ko yatungwa n'iby'abandi, ibye bikaba saved somehow. Ukuntu ushobora kumubwira ngo umuntu ni umunyabwenge, atoro ntabwo ari umunyabwenge, kuko nzaguha none ejo nkugenzura impamvu yabyo. Ntabwo ari uko bimeze. So umuntu ugomba kumenya ukuntu mwitwaraho, ugomba kumenya ukuntu mwitondera, ugomba kumenya ukuntu witwara muri ibyo bintu, kuko utabikoze byanga byakunda, uzisanga wababaye, uzisanga warushye, uzahora mu maganya. Iyo mbimenya kuki ntakoze gutyo, kubera iki? Nta decision nimwe
ujye ufata kugira ngo wiyambure bene abo bantu. Baba bagira amasitarateji yo kumvisha ko ari we gitangaza, yo ntakubona mba narapfuye, yo uramagane hehe, ariko papasi afite ari kukumaraho ibyawe, ariko ibye abisevinga. Ku ruhande rumwe mubona nk'umunyabwenge, ariko ku rundi ubona ko atarakura mu mutwe. Umugabo ahazwa n'utwe, umugabo akora mpanguhe, umugabo afite ukuntu aba agakora ibintu, ntabwo aba abereyeho kumva yasahura urugo ngo arutware hanze. Ibyo byose twagiye tuganira. Uwo muntu si umuntu muzima, ahubwo ni umuntu wakuvuna mu bitekerezo. Umuntu wa gatatu uzakuvuna pe ukumva ubwonko ntiburakuze, ubwonko burakubangamiye, ni umuntu mwemeranya imigambi, mukemeranya inama, mukemeranya ibikorwa, ariko warangiza ntumenye igihe abiviriyemo. Ubwo muri make tumwita ngo ni ikigewugewu mu Giswahili. Ni umuntu usanga ahindagurika, afata imyanzuro ahindagurika, kandi ugasanga ni umuntu by'ukuri ageze kuri top, arabiretse kubera kutagirwa inama, warangiza ahubwo ugasanga we hari uko yiyumvise. None yakubise kuba ari umurokore, akumva ngo naraye ndose, sinabyo, cyangwa bambwiye sinabyo, uwo ngo arakugora, ariko finally birangira n'ubundi bimugoye mu buzima. Undi wa gatatu ngiye kubwira kandi ukomeye, ni umuntu wirirwa, ndabisobanura, yifitemo ubunebwe muri rwo hejuru, yifitemo kudakora, yumva hari undi yabihirikira, yumva hari undi yabibwira, yumva hari undi yabimukorera neza, akagenda akaryama, afatireka nk'uruki. Ubunebwe mu mitekerereze, mu mikurire, mu mivugire, ndetse ubunebwe ahantu hose ugasanga umuntu ni nko gukurura, ariko yakugeraho narakubuze, niwe wa mbere, uri uwanjye, uribanza ukikurikiza, ariko ni amaco y'inda, ni amaco y'ubuswa. Uwo nguwo nawe azakumaraho ibyawe, ariko nta mugisha uzigera ugira, kuko ubwe ni umunebwe de nature, ni umunebwe mu kuvuka kwe, ntacyo ashoboye. Ikindi nakubwira bine biranga ko n'umuntu ubwonko bwe, imitekerereze ye ntabwo biri ku murongo neza. Ni abantu batinya gushora, nubwo twaba duke, batinya gushora ngo barebe uko bagerageza kubaho, ahubwo bakumva buri gihe batinya ngo nahomba, na twa tundi agashiduka yatumaze, umushinga ntawe ugiyemo arayamaze. Kandi babwiza ukuri, mwishimwe rye ritangwa, nta shimwe baguhereza ngo nuko wariye byinshi, ngo nuko waryamanye n'abantu benshi, ngo nuko uzaba abakobwa benshi. Ibyo bagukarasa muri systeme y'abantu bananiwe. Kuko kubera iki? Hari ibintu bikwiye kuba ngo maso ku buzima bwawe. Iyo umuntu ari umunebwe, iyo arangije burya umunebwe wese agira n'amazimwe, kuko agira umwanya wo kuvuga, agira umwanya wo kubaririza, agira umwanya wo gutinda ku bantu, kuko we nta kimugora, ntacyo ahomba, ahubwo hari arashaka guhombya. Rero ni byiza ko uhaguruka mu kubaho kwawe, ukavuga uti uno muntu ndabona ngoye, kubana nawe ntabwo bizanshobokera, kuko ndabona ateye ukwe abishaka. Undi muntu arangwa n'ikintu gikomeye, humanizer cyangwa se mainly, umugabo ukunda abakobwa n'abagore ku buryo ibiganiro bye nibyo aba yibereyemo, nta wundi mushinga abatekereza ibyo bintu. Bamwita ngo humanizer, yumva yahindura. Hari n'abo bakunda kumunwa gusa, kuko ibikorwa byanabagora cyane ko nta kashi, ariko umuntu usanga arangamiye muri ubwo buryo, ntabwo ari inshuti yawe, ntabwo bizanakunda. N'uwitwa mainly, uno mugore nawe wumva yamenya Alfredi, John, Pierre, Petero, abantu bose ukabona ko afite izo bezwe, ndetse byanashoboka kumva hari uko yaba attractinga bakamugeraho. So aba bantu iyo ubanye nabo byanga byakunda baragukerereza. Undi muntu wa gatanu ufite kudakura mu mutwe we, ni umuntu utagira gahunda mu buzima bwe, utagira uburyo atwaramo ibintu bye, atagira ukuntu atwara ibintu mu nzira ziwe, ugasanga yifitemo guhubuka, arica gahunda, arica appointment, ibyo muvuze si byo akora, ibyo mwapanze si byo akora, aho muzajya ugake yabihinduye, bamubwira akongera agahindagurika, ugasanga umuntu yibitsemo icyo twita kigewugewu. Bene uwo muntu nawe azakuvuna mu buzima bwawe bwose, n'umwemera
bukwemerera akabwinjira amashoka mama wawe papa wawe bashiki bawe n'abandi ariko please niba ubireba n'amaso ukabona uwo muntu ateye ku kimwe byo nakubwiye gerageza uhunge rwose kandi ntuhungire kure ahubwo ugende aho ubasha gukora. Impamvu uze ngo mukwepe ni uko azakwambika ibara akazakwambika icyasha kubera iki? Umunebwe udakora, umunebwe utavuga, ahubwo ugasanga yashyuhije ipantaro yayifunze habyukiye afite amakuru ya Arsenal afite ibyabaye mu gihugu afite nariyo ukibaza ariko ubundi yaje muri Kigali gushaka amagambo kuki ubundi atakwemera akavuga ibikwiye byayobora abantu. So rero umuntu w'umunebwe ntiyabura n'amagambo yo kuvuga, umuntu udakora ntiyabura n'amagambo yo gushyira ku ruhande, uwo mwigizeyo kugira ngo ubashe gukomeza ubuzima bwawe. Undi muntu ukwiye kuritinda mu muzima ugasa nk'umwigizayo ni ukubaza ngo ariko bya bintu gihe bigezeho kuko uti ndimo ndagerageza ngo ariko igihe wahereye ngo ushyira nk'amafaranga buriya bintu wabyihoreye. Mwihorere, buri muntu agira viziyo ye, buri muntu agira icyerekezo cye. Kuba ntakora ibyo ushaka nuko nyine nabishaka hari indi Mana yahamagayemo. Icyo gihe ukamenya uko utwara uno muntu, ko nutamutwara gutyo uzisanga waguye mu mutego wo kurira wo kwibaza ngo bigenze gute. Ndacyakomeza. Undi ufite umuco nabonye nanga mubi watuma wagira ikibazo ni umuntu uhora avuga ibyahise gusa cyangwa se ahora kwibutsa icyiza yagukoreye urazi ko nagize gutya mbega ukabona no kuvugira mu bantu nta bitinye hahandi avuga ngo yataza kugira uba warapfuye. Wareka mubwize ukuri, iyo wabura hari kubona ikundi umugambi wo kurokora ni Imana iwufite yonyine gusa mu biganza byayo. Umugambi wo kurokora abantu, kurengera umuntu, gutabara umuntu, ubwo butsinzi izo mbaraga ntabwo yazihaye undi, Yesu umwana w'intama w'Imana. No kuvuga ngo twebwe twifitemo za mbaraga aho kugira ngo umuntu akunanize wowe jya mu nzira usenge. Undi muntu dukwiye kurinda ukamwitondera ni umuntu ugutandukanya n'ubwiza bw'Imana, ni umuntu ugutandukanya n'ubushuti bw'Imana, ni umuntu ugutandukanya na gahunda z'Imana wakoraga. Akareba isaha yo kujya gusenga ati ndagukeneye muri pati, akareba isaha yo kujya mu mwuka atuze gucana tuganire. Uburyo akubuzabuza ugasigara uri umuntu wakamutse kubera iki mu gihe cyo kujya mu materaniro agupangira kandi kazi ukagira ngo ni umuntu muri kumwe kumbi ni wasekibi uguhagurukiye. Rero umuntu wese wakubuza ubusabane n'Imana, umuntu wese wakubuza uko wabanaga n'Imana ariko yitwaje nifatika twigendere banka tuce hano tugire gutya tubigenze uko, ntabwo ari umuntu muzima. Wowe fokasinga intego yawe, urwego rwawe, gahunda zawe, aho werekera n'ibyo upanga ku buryo ibintu byawe wateguye hatagira dayimoni igomba kuza kukuvangira no kugutesha umutwe. Abo bantu rero barahari, turi kumwe nabo, tugendana nabo, duhora tuvuga dusangira nabo nkuko Zaburi bisobanura. Abo bose muba muri kumwe ugomba kugira ubwenge n'amakenga kuko uburyo bidukerereza biri muri the different ways. Bidukerera menshi cyane nubwo wavuga utari kuri kafunge gutya, ariko hari utundi tuza ariko ukadukubitira kure ukareba utuzanye ukareba utuvuga. Ikindi rero nibagiwe, Mana yanjye Imana ifashe umuntu muzaba muri kumwe ukumva arifuza kumenya ex wawe, ukumva arifuza kumenya hahise hawe, ukumva afite amatsiko yo kumenya aho wiriwe naho waraye, akumva afite amatsiko yo kugira ngo aguteshe umutwe. Ndakubwiza ukuri, umva ujye uhunga uwo muntu. Nta muntu murimo, ntateze no kuba umuntu mu buzima bwawe, ahubwo azakubera amenyo ya ruguru. Ibintu bivuze kugira ngo ubikomeze
mu maso yawe. Ubundi ubumwe bw'abera ni ishuri ry'abihangana bagasobanukirwa. Ndashimira abamagara bakambwira ngo za nyigisho zarafashe, za nyigisho zarakunze, za nyigisho zaremeye, akuvuga ngo urugo nararwubatse nagize gutya. Ko narabwiye ngo buri gihe iga kubana n'umuntu, iga kubana n'ingeso z'umuntu, iga kubana n'imico y'umuntu, iga kubana n'amakosa y'umuntu kuruta kumva ngo uzamuhindura ngo nzabikora gutya. Jamais ntushobora guhindura umuntu ngo mugire ukundi kuntu. Uko ameze nuko abitwara muri iyo nzira. So rero kandi ikindi, ntabwo waje guconga abantu ngo bashyire ku murongo. We mwerera imbuto, ushobora no kumwerera imbuto. Reka mbaho urugero runyoroheye kandi rwa bugufi. Umuntu urwaye diyare wamuha urubuto rw'utupapayi, yarushaho kurwara diyare. Umuntu urwaye igifu cyazonze wamuha indimu, igifu cyaritaho gucika burundu. Ni ibintu byo kwitonderwa, ni ibintu byo kureka. Hari ibintu ushobora kwibwira ko weze imbuto, ariko kuko watazikeneye zikamugora. None se umuntu urwaye constipation wamuha umugati, babyita urwaye kutaya kwituma, niko babyita, wamuha umugati. Ibi bintu rero ntabwo ushobora muri wowe, nta n'uburenganzira ubifitiye, nta n'imbaraga ubifitiye zo guhindura umuntu, ariko wabana nawe kuko ntaho uzahungira abantu. Twige kubana n'abantu ariko ntitwige imico yabo. Ikindi kifasha kugira ngo bano bantu mubane ni ukugira ibanga mu buzima bwawe. Ibyo akora ntubivuga, aho yigaragura ntuhavuga, byose urabibika buhoro buhoro, kandi wamara kubibika mu mutima bikaza kugira akamaro. Ariko yavuze ukavuga, yarwanya ukarwana, yahagurutse ugahaguruka, icyo gihe bituma habaho kubyigana mu byizerwa, bityo ukabura uko twara ibintu. Wambaza ngo mbisanganye umugabo nabigenza gute? Ijambo ni rimwe, ni uguceceka. Ukoresha impano yo guceceka, ugakoresha impano yo kwitegereza, ugakoresha impano yo gusenga bucece. Igihe kiragera wa muntu yahindukira, uburakari mukaganira. Iga kubana n'ingeso za buri muntu, iga kugendana nawe, iga gukorana nawe. Abantu muri iyi minsi bibitsemo uburwayi utamenya mu mitwe n'imitekerereze kubera amateka abantu banyuzemo. So rero Imana ikumpera umugisha wo gukurikira ubumwe bw'abera ministries. Bwari ubujyanama muri iyi minsi mike turimo dukora muri buno buryo, nkubwira ngo nyabuneka ntacyo wakora ngo uhindure umutima, ntacyo wakora ngo ugire gute. Uhindura umutima n'Imana, uhindura umutima n'Imana. Twe tubyara abantu, ntabwo tubyara imitima yabo. So rero abantu tuvuze kubahunguka bagendera kure, bizaguha amahoro kandi uzashobora gutsinda muri byose. Muhabwe amahoro, muhabwe umugisha n'Imana Data kunkomereze, aguhe icyo wifuza cyose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.